Nyagasani Mana mubyeyi wacu, washatse kutuyobora mu mukiro wawe, uducunguza umwana wawe Yezu Kristo. Tugushimiye Kiliziya uturagiyemo, udutungisha ijambo ryawe n'amasakaramentu. Komeza utubuganizemo roho wawe, kugira ngo uko imyaka igenda yiyungikanya, abe ari nako ivugururwa muri Roho Mutagatifu, rikomeza kubera bose isoko y'ubwivugurure, maze mu bwitange n'ubudacogora dukomeze kuba ingingo nzima za Kiliziya. Mana mubyeyi wacu, ivugururwa muri Roho Mutagatifu wagabiye Kiliziya yawe ryabaye impano y'agatangaza, idufasha kutazimya ingabire y'abatisimu twahawe. Vugurura muri twe umwete n'ishyaka by'ubusabanira-Mana nyabyo. Kangura muri twe abasinzirijwe n'amatwara y'ibi bihe turimo ndetse n'irari ry'ibintu. Umva n'impuhwe iri sengesho ry'abana bawe bazahajwe n'uruhuri rw'amagorwa. Habagana amakoraniro y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu kuba abahamya b'ineza yawe. Nyagasani, turagusaba ngo amakoraniro yacu akomeze kuba irerero ry'ingabire muri Kiliziya yawe, abaguye ubazahuze ingabire za Roho wawe. Nawe Bikira Mariya, nyina wa Jambo, twegura ubuzima bwacu n'amateka yacu. Tugutuye urubyiruko rwacu n'imiryango yacu. Ukomeze udusabire, bityo imibereho yacu ishinga imizi mu Bukristo buhamye, kugira ngo tube abahamya b'ukwemera muri uru Rwanda rwakuragijwe. Byose tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen.